Reka nongere mbasuhuze ari nako mbaha ikaze mwe mudahema kubana natwe hano kuri chaîne ya Icyizere Family TV mu biganiro tugenda tugarukaho umunsi ku munsi. Inshuti zacu aho mugiye muherere mu mpande zigiye zitandukanye, mwese mbahaye ikaze mu kiganiro nabateguriye. Njyewe rero ndi inshuti Isaac nk'uko bisanzwe. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ikiganiro ngo menya niba wajyaga wifuza kuba wananuka ariko ukayoberwa uburyo wabikoramo. Iki kiganiro kiri buze kurangira umenye uburyo ushobora gukoramo ukaba wabasha kunanuka, dore ko benshi muri iyi minsi muri iki gihe baba bafite umubyibuho ukabije, bakaba bakwifuza uburyo bakoramo kugira ngo bananuke, ugasanga birabangiye. Ariko nutega amatwi tugatangirana iki kiganiro, ndakubwira ingingo zigera ku 8 ushobora kwifashisha hanyuma ukaba wananuka. Izi ngingo nuzubahiriza rero kandi ukabikurikiza byose uko byakabaye, ubwije ukuri ko bizagenda neza ukananuka. Hari benshi bajya bifuza kuba babyibuha, nyamara ugasanga na babandi babyibushye nabo bari kwifuza kuba bananuka. Niko ubuzima bwubatse, niko isi yubatse. Hari igihe umwe areba undi akavuga ati cyama nkamera nk'uriya, nyamara utazi we uburyo bimubangamiye. Ni muri ubwo buryo dusanga rero bamwe na bamwe bifuza umubyibuho, ugasanga abandi nanone rimwe na rimwe bifuza kuba bananuka. Ni ingingo zigera ku 8 tugiye kuba tugarukaho, uzitega amatwi nawe zizagufasha kugira ngo uhinduke mutoya, uve ku mubyibuho ukabije ube mutoya cyane. Ingingo ya mbere tugiye gutangiriraho iragira iti: ingingo ya mbere atubwira ngo gerageza gusezera isukari n'ibiyikomokaho byose. Isukari iri muri bimwe bitera umubyibuho, ariko iyi sukari nuyisezerera cyangwa se ugasezerera ibijyanye n'amasukari, bizagufasha kuba wagira umubiri mutoya, bizagufasha kuba watakaza ibiro. Hanyuma rero niba wari munini cyane, usange niba wapimaga nk'ibiro 100, usange hari kugenda havaho ikiro kimwe cyangwa se bibiri, uzasanga rero ugereye nko ku biro bigera kuri 80 cyangwa se 70, bitewe n'uburyo uzaba wagabanyijemo iyo sukari. Isukari rero iri muri bimwe bitera umuntu umubyibuho. Iyo ni ingingo ya mbere twagarukagaho. Reka dukomeze ku ngingo ikurikira ariyo ya kabiri. Ingingo ya kabiri iratubwira ngo gerageza kunywa amazi byibura mbere y'iminota 30 mbere yo gufata amafunguro. Bivuze ngo nujya gufata amafunguro uzi yuko uri buze gukenera n'amazi, amazi aba ariyo uzabanza kunywa. Numara kuyanywa iminota 30 nishira, hanyuma ufate amafunguro. Ubushakashatsi bumwe bwakozwe bwagaragaje ko kunywa amazi iminota 30 mbere yo kurya bigufasha mu kugabanya umubyibuho ukabije, ndetse bikagufasha no gutakaza ibiro ku kigero cya 44% mu gihe cy'amezi agera kuri 3 gusa. Impamvu ni uko kunywa amazi nta bibyibushya biba birimo, nta ntungamubiri aba ari muri ayo mazi ngo urabyibuha cyane. Ahubwo icyo ayo mazi azagufasha, azajya agufasha umubiri wumve yuko wari ukeneye amazi. Muri kwa kukenera rero uzayabona kandi unayashime. Mu kuyashima rero nta ntungamubiri zizaba ziri muri ayo mazi ngo azakubyibushya. Rero mbere yuko ufata ifunguro, inshuti yanjye, iminota 30 yimare umaze kunywa amazi. Ni ingingo ya kabiri twagarukagaho. Dukomeze ku ngingo ya gatatu. Ingingo ya gatatu iratubwira ngo jya ugerageza gufata amafunguro agufasha gutakaza ibiro. Ni ayahe mafunguro rero ushobora kwifashisha kuba wafungura kugira ngo utabe watakaza ibyo biro? Niba wifuza gutakaza ibiro, usabwa kwita ku mafunguro abigufashamo. Muri ayo turarebera hamwe amafunguro azajya gufasha gutakaza ibiro. Aya mbere harimo amagi atogosheje. Amagi atogosheje burya
ngo atuma umuntu agabanya ibiro. Hakazamo n'imboga rwatsi rero, amafi cyane amafi ya salomoni, imboga zo mu bwoko bw'amashu nabyo biri mu bigufasha kuba watakaza ibiro. Hakiyongeramo rero n'ibishyimbo, hakiyongeramo n'ibirayi, hakiyongeramo n'amasupu na za potaje, hakiyongeramo na avocado, hakiyongeramo na za apinari, hakiyongeramo n'imboga zigiye zitandukanye. Ugasanga rero ibyo biryo nkubwiye nabyo biri mu biryo bishobora kuba byagufasha gutakaza ibiro. Ikindi rero ushobora kwitaho ni uko kuyafata mu gitondo na ku manywa na nijoro, nabyo kubikorera kuri gahunda ukamenya uburyo ukurikiza amasaha bizagufasha gutakaza ibiro. Tugaruke ku ngingo ya 4. Icya 4 kiratubwira ngo ry'ifunguro riri febure ryiyenga vuba. Bivuze ngo rero irya funguro urya rigahita rishonga mu gifu vuba vuba, naryo rizagufasha kuba wananuka utiyongereye ibiro, kuko uko ritinda mu mubiri niko rigenda rishobora kuba ryakongerera umubyibuho ukabije. Dukomeze ku cya 5. Icya 5 kiratubwira ngo tapfuna witonze ibiryo ubinoze. Bityo rero hari ngo abantu bajya barya bihuta, ugasanga umuntu ari kurya ibiryo bishyushye, ugasanga cyangwa se ari kubirya harimo urusenda, bigatuma bya biryo ubimira bidakanjije neza ngo binoge. Ikindi rero ugasanga bamwe bari kurya birukanka cyangwa batekereza ibindi bintu byinshi, ugasanga ifunguro ntago baritapfunye ngo rinoge. Iki rero cya 5 kiratubwira ngo ugomba kurya ifunguro ukaritapfuna neza witonze rikanoga. Ibyo ngibyo nabyo biri mu bizagufasha kugabanya umubyibuho ukabije. Nshuti yanjye, niba ibi ngibi wajya kubikora, ukaba warya ibiryo bishyushye biri kugutwika, ukaba warya ibiryo birimo urusenda rwinshi wumva, ukajya se muri make ukaba wabimira utabikanje neza ngo binoge, isubireho. Hanyuma rero ujye urya ibiryo ari akazuyaze, kuko uko ubirya ibiryo bishyushye niko uzamara akanya kanini ukarya ibiryo byinshi utabitapfunye ngo binoge. Reka tugaruke ku cya 6. Icya 6 kiratubwira ngo gabanya isahani wariragaho. Niba ushobora kuba wariraga ku isuniye, ushobora kuba wariraga ku rusahane runini, ariko ahangaha icyo bari kutubwira ngo gabanya isahani wariragaho, ujye urira ku gasahane gatoya. Urira ku isahane ntoya. Niba waryaga ibiryo byajya ku isuniye byapima nk'ibiro 2, ugabanye ujye urya ikiro, cyangwa bigireho uzajya ugabanya urye nk'inusu n'irobo, gutyo ugabanye ikigero cy'ibiryo waryaga. Nabyo bizagufasha mu kuba wagabanya ibiro. Niba wajyaga urira ku isahani nini, guhera uyu munsi uyigabanye, igifu cyawe kimenyereze kugishyiramo ibiryo bikeya cyane. Tugaruke ku ngingo ya 7. Ingingo ya 7 iratubwira ngo ryama neza kandi usinzire. Bivuze ngo kwa kundi uryama wakoze imirimo myinshi kandi ukaryama bitinze, ugasanga nubwo uryamye uri gutekereza ibindi byinshi, uri mu mafilimi, ugasanga mbese muri make uryamye utaryamye ukiri mu kazi. Hari ukuntu umuntu aryama bikaba byitirirwa ko aryamye, nyamara ubwonko buri gukora cyane atekereza, ari muri filimi, ari mu bintu byinshi, ugasanga rero aryamye ataryamye, nta bitotsi afite. Iki ngiki rero cya 7 kiratubwira ngo uzaryame usinzire neza, hanyuma umubiri wawe uruhuke. Numara kuruhuka, ejo uzasubire mu kazi umeze neza cyane. Ibi ngibi nubyubahiriza uzajya utakaza ibiro gahoro gahoro, usange rero umaze kugera kuri taye wifuzaga. Wa mubyibuho wari ufite ugutereye siterese uzajya ugenda ugabanuka gahoro gahoro. Kandi ikindi uzajya ukora na siporo mu buzima bwawe. Siporo nayo ni ingenzi. Uko ukora siporo wa mubiri ugenda ukamuka, bya binure bikajya bigenda bigabanuka. Hari ibinure biba biri mu mubiri imbere bigenda bisa nk'ibikamuka, wa
umubyibuho rero ukagira ute ukagenda ugabanuka. Dukomeze ku cya munani ari nacyo dusorezaho. Icya munani rero kiratubwira ngo uzajye ugerageza gukora siporo nyinshi, imyitozo ngororamubiri nayo uyikore, nabyo biri mu bizajya bigufasha kubaho neza ugabanya ibiro byawe utiriwe ujya muri gym. Inshuti zacu rero mwe mwese twabanye mwakoze muri iki kiganiro nari nabateguriye. Ibiganiro byacu nakagaruka hano ku Cyizere Family TV. Njyewe ndi inshuti Isaac nk'uko bisanzwe, nimugire umujinya kandi nimurakare. Intego yacu ni imwe, niyo kubabwira ibyo mutigeze mwumva kandi ibyo mutumvira ahandi. Ni ngombwa ko tugomba kujya tubibagezaho ahangaha kuri sheni y'Abanyarwanda, sheni ya Cyizere Family TV. Tuzasubire mu bindi biganiro bizaza. Mwakoze cyane.